musengera fata ku mavuta ari nako musengera nagafaranga kugira ngo ibintu byose urumva bose n'abantu baba bafite abana bafite ibintu byinshi byo kwitaho nubwo twese tugomba gusesengura tukagira ibyo tuvugaho ariko Hello meze mutendeza no meze neza muri muce bigiye bitandukanye bigize isi turabakunda cyane tubifuriza ibyiza cyane kibimeze bite turashima Imana abantu benshi cyabaki muri rusange n'abantu bake cyane umaze iminsi urihe ko narakubuze ngo dukore narindi mu kandi kazi nari nakubeshye okay sawa sha ese bajya guhakaza abantu ahubwo ko batakama nkajye mu hakingi uko azi gufotora neza no mu bukwe ceneye no mu kameramani ibyo si ibyange rwose ariko kingi mujye mu muhakazi rwose kandi ntago babona ukuntu usase ni umwana mwiza ntago babona ukuntu ubusa ni kamera se aya agiye kubera nk'abantu ariko nanone hari kamera nyine ishaka kugufotora ikakugira ukuntu nyine kutari fresh ariko abantu bajya bavuga ngo kamera ngo niyigira umuntu mwiza ubivuga hiki nabyo bigiramo uruhare nabyo hari abantu igigira beza hari n'ababari beza ariko buri umuntu mwiza always kuri kamera aguhesha akazi hazamo akantu hari akantu suswari n'umuntu ufotora ifoto ikaba nziza cyangwa ikaba mbi bitewe n'uko asa igo se cyangwa se nyine ukabona ko agafoto nyine hajemo akantu k'akaedita ariko n'ubundi style wa muntu afitemo akantu ari bibaho cyane cyangwa se ugasanga ntako utagize ariko uri kubona uwo muntu byanze bikanga neza bikanga akakubwira ngo ntuzi gufotora kandi agakubwira ngo ariko ubwo koko uri kubona ameze gute agashaka kuba mwiza kandi deja we physically si mwiza ariko ngo ku ifoto niba bashaka umugira cyangwa ugasanga uwo muntu yimakiye nyine yisize foundation nyinshi ugasanga wenda nk'ahandi nagasa naga ibyo bintu byo bikubaho bibaho cyane biba bigoye ngo reba hano ngo nago nse naha kandi foundation burayica ifoto cyane even na video iyo nyine itari y'umuntu itajyanye n'uruhu yateye bitajyanye n'uruhu akaka nisize se noneho ko ari akabakenera noneho karajyanye hose ra kandi mbona ari keza yego ako ka lipstick sawo agaronda gara ikintu gisekeje n'ukurunga kunze kenda gushira sinya nkisiga nenyaga nkakuramo nkakisiga nkunyanga excuse me nkagakuraho ubwo ronda gaharaye kugasigisha nagatiro gutya ku ruhande uri kurya biki muri iyi minsi kuri kunanukara uri kujya kuri taye ndi kunanuka ariko kireka mu mazi ikintu kimuzi yuko utajya ungaragaza nge nukuri k'Imana vugisha ukuri tujya duhura n'abantu nawe ubwa uhari bakavuga ngo ukuntu ngo kuri kamera mbameze kuri kamera hari ukuntu ujya uba munini ngo ukuntu ngo munini ngo kuruta amaso ku maso ariko baraza kutubwira amaso ku maso abantu banzi barabizi ko ngewe bameze bien bombo clat barabizi bajya bareka kubashukasha ariko ni wowe ujya unzuminga ntago nzongera kuzuminga nabyibushye ngiye gukora regime ucishamo kaka video ka hose hari ukuntu bajya baranga kubatera amashyari kingi baranga kubatera amashyari imiterere yo ntayo turababujije reka turababujije urumva wari kujya ugacishamo na cyose wari outfit ariko nta bintu byadanje twe tujya dukora nyine nta byahatari gusa kamera dusobanuye n'abantu buriya biterwa n'ukuntu umuntu ubundi babyiza iyo video uyifashe yose uri kumwe n'abandi bantu sibyo kuko abantu se babizi iyo twakoranye n'abandi bantu video nyine bigaragara hose ariko urumva iyo uri wenyine cyangwa bitewe n'ukuntu kamera ushaka kubikora hari igihe ubona uyigize yose bitari buze kubisa neza so rero turabakunda cyane abantu bo kuri Clara TV show nizere ko meze neza uramurastura muzi se rasta ndamuzi uri umustar w'igihugu papa Balotelli mushiki wa Rugamba muri APR ndambaye n'agapira kayi ariko Rayon Sport ira match bazayijurira nta kintu bivugaho ubona umushyushya Rugamba waki ni umufana mukuru wa APR uri kipe yaje wafaniye uri umustar cyane uramuze warebye kuri YouTube reba umbwire telefone yitwa wafaniye yitwa nde ubusengeye ko nsanze ikipe mfana bidahura
fane yihe zara telefone unyereke kabisa kuri umustar mbonye umustar hano rero turahuye bibutse ko hano hantu tujya twakira hari igihe tujya twakira abakinnyi bakaza muri lokale kandi basanga ari service nziza abakinnyi bataramenya hano cyangwa se abantu baba chef ubwo waryo ubwo niko n'amanama ariko mva nkubwire Sadate arya yarashinzwe ihe equipe ibintu by'umupira sinyabimenya cyane Reyo kera si Reyo yariko yarayoboye Reyo kera ariko ko nabonye ari umubosi bagira amafaranga hoya ntazi abayekuyemo hariya bari umushoramari aherutse gukora ikiganiro avuga uburyo bari kumaza imodoka tunza aravuga ngo burangiye yanye ngo ntikomeye ngo buriya imodoka yanye ngo nagikanganye cyane ngo umugore wanjye rero ngigura ni muri miliyari 300 nibike naravuze nti miliyari 300 nzanira turebe Eka turebe uburi gusigana karange se byose urabikora iyo ni match ejo bundi niye yatsinze ejo bundi oyasha gahinda se koko ako ngo abareyo ngo hari equipe niba ngo bayikuye mu kibuga sinzi ibintu numvise akoma abareyo sport bigaragaje nabi bitwaye nabi se gute sinzi ukuntu byagenze match nari ndi kwireba bikura mu kibuga ko ari umufana wa Dangera aho yambaye na gisirikare nta mikino abafite nese niki cyatumye ukunda APR icyo kintu se ntacyuze aka kantu ko iyo kavuze nanjye bitanemera wari umurayi bivamo hoya iravanga twihanganisha abareyo bose aho bari ariko rero reka nkubwire n'ukuri mama wanjye afana APR na papa wanjye ngiye rero nanjye mfana Reyo oya nukuri ndayikubujije ariko sereka nkobaza iyi mvugo bigenda bite kugira ngo ivuga nawe uyimenye yo aya ubwo noneho ntabwo zibi ibintu biri kubahanza iyi mvugo yakoze ibintu ahantu hose urajyayo ugasanga ni nkiri yaterime noneho iri yaterime yindi bazanye ya kabiri umuki ngo next aya iriya systeme yindi kari akantu bajya bavuga ngo umupuri oya niko hanze bari gukoresha ahantu hose umva ari igihe nyine ukunda kureba abantu cyane umuntu utabareba ntago yabivuga nyine ariko ukunda kubareba cyane umva uhita usanga iyo mvuga ari uri kuvuga ubara umushiti wanjye w'umama umva tuvugana muri iyo mvugo kandi ikiganiro cyose kikarangira umva ku buryo ushaka ibasasi abantu bari kuvuga ibiki ariko ni sawa kabisa bimeze fresh so duheruka rero tuvuga kuri gafaranga na Aneti tuvuga kuri gafaranga na Aneti nizere ko abantu babonye ko ibintu byakomeye ibintu nago byoroshye nyine donc ariko ikintu ngewe numva nabwira abantu banjye nuko buriya naga icyo twifuza twari uko umuntu bamufunga sibyo ariko nyenda cyagaruka cyane ku bantu bumva ko donc nyine impamvu abagore bahohoterwa bakabyihorera urazi impamvu abagore nyine baracyari muri ya systeme yo nyine abantu baracyabashira muri ya mvugo yo kuvuga abagore se baracyahohoterwa ngo wahemukiye donc barahemukiye akuze ko ari umugore witwara nabi akabyitwaza kubera ko ari umugore ari abantu bitwaza iki kintu kuba ari abagore just akitwaza icyo kintu kumva ko yakora amafuti yego ariko reka nkubwire ni wona umugore wawe yitwaza ibyo bintu wamuretse aho kugira ujya kumukubita aho kugira ngo umugore se nugupfa kumureka umugore bari umuntu mukuru umugore ntago wapfa kumureka kubera icyo utapfa kumureka arizirika umugore arizirika umugore se yizirika ate umugabo erega yagenda abuzi bagena ni bande umugabo yagenda none se arinda ajya gukubita nyine yagiye agosegere nzo ari yagi rero kwivugisha ko umugabo ari azanga no barakaniye ari umugore ntashaka kugenda ngo iyi nzu ari n'umugabo ntashaka kugenda ari n'umugore ntashaka kugenda ngo iyi nzu ibikini biki barayicanira niho hantu usanga nyine byabereye ikibazo ariko nanone ngewe impamvu ntarenganya umugore ubishyira mu buyobozi uzi impamvu kubishyira mu buyobozi biba bivuze ngo
iyo ugiye ugata urugo nta muntu wabimenye nta hantu byaciye bigaragara ko wataye urugo kandi mu kuburanishwa ese guta urugo uvuga ni ukugenda iminsi ingahe oya guta urugo ni ukugenda nta muyobozi n'umwe uzi ko kugenda nk'igihe kingana gute nyine guta urugo ukavuga nubwo hashira iminsi 2 utari mu rugo se ntago warutaye ubu hari abagabo birirwa bati ngo bakagaruka kongera bakazita bakagaruka kongera bakazita bakagaruka kandi banywa byeri iminsi 2 gashira atarata none ako kantu ko we kabyeri agantu kabyere kankubwire abagore benshi bagahuriraho nabo ariko basigaye bazinywa abagore baramenye ubwenge ariko ntago nashishikariza umugore kunywa nyine inzoga umugore anywese n'umugabo akanywa urwo rugo urumva nyine rwaba ari urugo kuki se reka rero ngukubite story hari n'ingo usanga umugore anywa kuruta umugabo nabyo warubiye ko none urwo rugo ruba rwahiye ariko nta kintu cyangirika aba ari abanyamafaranga baba bafite n'abakozi benshi burarega burahari ikintu rero mutazi buriya abanyamafaranga ubanza nabo bafite ukuntu banywa inzoga biri seriye nukuri baba bafite abantu benshi babakorera akazi akaye kazi ninde wasaba kubwiye ko umuntu w'umunyamafaranga abantu bose bamukorera akazi baba bakikorera se uzi guseta baba bafite abantu babakorera ariko nabo bagomba gukontorora ibyo bintu byabo kuko iyo urebye nabi ibintu byawe rwose birayoyoka n'ahandi usanga umuntu yari afite amafaranga bigasanga birarangiye cyangwa ugasanga umuntu yazanye nyine umuntu akundanye n'umuntu nyine bakora akazi kamwe ugasanga ibintu bise birangira ariko buriya urugo rwiza iyo rwumvikanye iyo ufite n'umugore mwiza buriya bigaragarira mu musaruro nyine wawe iyo nawe wamwemereye kuko hari abagabo batemerera abagore kujya mu bintu byabo ibyo ngibyo nkunda kubibabwira rero ukibaza njyewe ikintu ntazemeranya n'abantu baba babonyemo abagore ariko nk'ubujiji njyewe ikintu ntazemeranya ni ukuri ko Imana reka nkubwire nta muntu ushobora kwishimira ko gafaranga afungwa kuko nta kintu bimaze sibyo hari n'igihe ushobora gusanga umugore aba yaramureze atazi ko biri buze kugera hari ahantu sibyo yani nyine ugasanga ni umujinya ugasanga umujinya uragukoresha ikindi ugahita wumva ko wenda uwo muntu baraza kuza kumukanga umve ko ibyo bintu bidakunda ariko leta yacu ireba imbaraga icyo kintu gifite rero nyine urumva na Annette nawe bari kumutera nyine ibikomere mu mitima we bavuga bati ese ngo kuki ngo atagiye ngo amureke gutupfa kureka umuntu gutyo ukagenda kandi kugendaho nanjye sinagenda uziko kugenda bashona ari n'igihe umugabo sayise avuga ngo uyu mugore yabaye indaya yigize indaya ngo yaragiye ngo yataye urugo biziko ariko uko bigenda rero abantu benshi ubugomba gutandukana n'umuntu nubwo wenda umudugudu wawe ubizida ukabivuganaho hari ukuntu abantu b'imidugudu babijyamo ukabona ntabwo babyitayeho abantu b'imidugudu nabo bakwiye kujya babyitaho ibyo bintu ugasanga wenda abantu bagiranye amasezerano runaka noneho shaho ukabona umuntu ntabwo yanditse buri muntu mwajyanye inyandiko mwajyanye amasezerano runaka ugomba kubyandika avuga ati ibintu nimbisubira bizagenda gutya ntabwo noneho nzabyongera bikaca muri ubwo buryo ariko ikintu kijyanye n'urugo narebye nsanga ibintu bitoroshye no kuri kw'Imana ari umugabo abari mu makosa ari umugore abari mu makosa no kugira ngo abantu kandi ikindi hari abantu nagiye mbona bari kuvuga ngo kubisebe ngo bya gafaranga wabonye ifoto sinzi icyo gisebe abantu bajya bazana ibintu bya kera shona gusanga icyo gisebe wasanga ari ibya kera cyangwa ari ibya kera cyangwa ari nk'umuntu bakiranye hanze cyangwa ari nka accident yagize ntago turamenya kuko ejo bundi murangira tseri yabivuzeho wumva ko adashaka kuba mentioninga ko sinabyiza no kubangamira umutekano wabo kandi mu kazi kiwe ntago wenda ibyo bintu abafite uburyo wabikoramo ko buriya tseri n'umuntu murangiranye n'umuntu ubona ebana ari smart ibintu bye byose nyine abikora ku gihe n'urubyiruko naye nambona Shadibo aravuze ngo ni president ngo waribo ni president wari Shadibo wamubonye Shadibo we Shadibo ariko ubundi reka mbwe ubundi Shadibo ameze neza ariko Shadibo azikamera ubundi Shadibo oya aba yibereye neza umuntu nkuriya ubundi iyo ugiye kwanga umuntu nkuriya ufite ibibazo aba yishimye ku giti cye hari ahantu ariko disi bamaje ngo uheruka kuri ryari mporandira ntushaka kumenya ngarizwa n'ibyishimo cyangwa n'ibintu byamabaje buri muntu wese afite kuri imihanda se bose ntibahora barira utuntu barashize ahubwo reka nkubwire nta marira agihari umuntu arihagarara ugasanga ibintu ariko byarakomeye aragera ngo niyo mpamvu tubabwira ngo wowe tubabwira ngo ntukajye ureba umuntu hano kuri kamera ngo wumve gushaka kwisanisha nawe ushaka kuba warisanishije wenda nkuvuga ngo urugo rwa gafaranga ugasanga nyine nk'undi nawe ari kwifuza umugore nk'uwa gafaranga kandi ntuzi wenda ibyo gafaranga nawe ahura nabyo ni urugero sibyo so rero ikintu twavuga muri make kuri iyo kesi yo kuvuga ngo umuntu
ngo afite ngo ibisebe nshobora no kukwiyaka nkaguca igisebe si ibintu bisanzwe nese umuntu wenda muri gukirana bivuze ngo wamwiyaka kugira ngo umuntu wenda kwica uretse ko buriya kenshi umuntu iyo mugiye gukirana mugiye kurwana wowe akakurwanya nawe ugahita umurwanya niho hantu havamo ibintu bibi buriya abagore mbagira inama cyangwa se umugabo ujye ubona umuntu biterwa n'umuntu ufite amahane kuri mwebwe ujye ureka kurwana nawe nyine ngo uhangane nawe kuko iyo uhanganye nawe kenshi usanga ariho hantu hagiye kuvamo ibintu by'ibikomere ugiye gusanga wenda ijisho rivuyemo yego wamwikizaga ariko wapfa ubwo shaka ukuntu umwikiza uhunga uko umwikiza muri gukirana ni bibi kera ababyeyi bundi bakera bavuga ngo ubundi ngo umupapa ngo yagukubitaga ngo ingumi ngo mwana wanjye rero buriya so ngo yankubitaga ingumi ngo hahungira mu yindi nguni nguko bagukungya mu yindi nguni ako kera ababyeyi barakubitwa bararwanaga we vibaya sana barabakubitaga bagize ngo president wacu ntago yakoze aka barabakubitaga umugabo yakubitaga umugore byari byashira urumva bira ni ibintu utapfa guca none nago bihari cyane nago bikiri nka kera nyine urumva ubu ngubu rega kenshi urumva ababyeyi ba kera ntago babaga bafite uburenganzira bwo gukora umubyeyi wa kera byukaga ajya mu murima agahita ataha ubwo ngo nukenye uzi ko umugabo wenda afite udufaranga dukeye ntago yajyaga ava mu rugo urumva buri mwaka yabaga yabyaye bafite abana nka bangahe abana nk'umunani 15 ugasanga abana bose ukeneye kubitaho ukeneye kubarera ukeneye kubarebera ikintu cyabatunga ariko urumva umudamu w'iyi minsi impamvu nibaza ko atanahohoterwa cyane kenshi usanga abadamu bahohoterwa cyane rimwe na rimwe n'umugore udafite akazi cyangwa se ikindi ni umugore ufite akazi ariko utarisobanukirwa kwisobanukirwa ntago ari kuvuga ngo urahangana n'umuntu ahubwo nukwemera buri kintu cyose umuntu akubwiye ngo nuko nyine ngo ari wagushatse ariko kumva ko ibintu byose yabikubwiye oya urumva iyo umuntu ari ukuntu umuntu atanagukubita ariko akajya akubwira amagambo atari meza yagukomeretsa buriya nabyo ni bibi buriya uzi ko nuko wenda byose ari bibi ariko buriya n'amagambo yica kurutsa inkoni gusa umuntu akubwira nk'amagambo atari meza rero nawe aba yabuze uburyo yagukubita nyine kwa kazi ko nta kindi kintu ashaka gukora ariko agukubitishije amagambo so rero abadamu b'iminsi barisobanukiwe arareba akavuga ngo ngewe kugira ngo ngire gutya ngende umuntu nakwitunga kenshi usanga nyine abadamu benshi bavuga ese nabaho gute se ningende umwana azajya mbaza papa ukuntu abana bakubaza umubyeyi umwana aba yaramenyereye papa hari n'ababyeyi b'abagabo babaza ubwenge akikundisha ku bana ko agakunda nyine abana ntago ari kubikundisha ko bakunda nabe akundana n'abana be cyane ariko shawo kugira ngo abana be bamukundira umwana kandi hari n'abagabo badakunda abana ariko babaho gutyo gusa kandi banabana tureke n'abandi bavuga uzwa n'umugabo ukunda umwana batabana kuruta uwo babana uzi ko buriya muri karakteri y'abagabo ukuntu bateye umugabo akunda umwana bitewe n'umuntu bari kumwe hari igihe aba afite nk'umugore wenda asigaye atamukunda atakimutera amasantima ariko ko ukuntu akareba akavuga ngo aba bana mama wabo arabakunda abitaho amfashiriza abana abitaho abana njye basa neza bajya urumva ko akunda ukuntu mama wabo abitaho ariko nagakunda kuba ari guhuza na mama wabo aba yaramukunze yego cyangwa se bafite ukundi kuntu babanye yego ariko icyo kintu akaba ari cyo kintu gituma wenda yubaha urwo rugo yumva avuga ngo kuba mfite umugore ni sawa muri hanze aha barabifata neza iki ariko usanga yaravuye muri urwo rugo n'ubundi ariko arugumyemo kubera abana ukaba usanga hari undi mugabo nawe ushobora kuba yatera inda hanze abo bana babana n'uwo mugore ntabiteho cyane kuruta uko yakwita kuri uwo mwana yo hanze uzi impamvu kubera ko uwo mugore ari we aho umwanya cyane ubundi hari umugani bajya baca no kuteye isoni ngo rero ngo impuhwe z'umwana niba ngo ziva ngo iki kuri nyina urumva rero ugasanga uzarebe abantu benshi hari igihe umuntu yanga kugufasha akavuga ngo ngiye rwose hari abadamu benshi bafite izo ngorane atandukana n'umugabo ukabusanga adashobora gufasha abana be ngo nta kintu ngo bagikorana ngo ntago ngo bagihura ugasanga umugabo arakubwira ati niba waranze kumpa nta kintu nzongera kugufasha bijyanye n'umwana uwo mugabo ariko aba ari uwa fake wari iyo banga bari nta wubaho uwo nguwo nta mugabo w'imbwa uba ubundi bavuze uriya mugabo n'imbwa ntabwo ubundi niba hari igitutsi cya mbere ushobora gutuka umuntu w'umugabo n'ubwo aba agukunda akajana agahita kwanga no kubwira umugabo ko ari imbwa
urakubwira umugabo ko ari ngo nushaka umuntu akwanga wa muntu we niba wariziritse ku muntu ukabona uwo muntu yanze kukuvaho uzabimuta ukurebe azagenda ubanza azagenda atanagusezeye ariko ibitutsi ntabwo biryana yashaka kubwira umuntu w'umugabo urumva ariko hari n'umuntu ushaka kubwira ko ari imbwa agahita yumva ko imbwa buriya imbwa ngo iri mu bisimba ari ubwo ni ibisimba inyamaswa iri mu nyamaswa nziza ku isi ikunda ku buryo idashaka kukuvaho burango niyo waba wakennye ishaka kujya kurya ahandi ariko igahitiza ikakureba so rero mu bintu by'ingo rwose ntago buriya twe ntago tuba tuzi ibiberamo kuko abantu bari kuburana usanga bavuze byose none shanga ibintu byo mu ngo buriya ngo bagiye mu kuburana usanga umwe yabeshye ariko uzi uko umuntu ajya mu rukiko ari bwo bwa mbere azi ngo ni imikino ukajya gusanga ukabona ibintu birakuze iyo batangiye kuguhamagara ukajya witaba bakakubaza nk'ibibazo ni gute iyo bari kwandika nko mu mashini none wagiye muri amisi 30 ubyumva neza aho tuva ko nigenje none ahangaho tureke n'iminsi 30 no kumara byonyine muri gereza ariko se ubu ntago aravayo nako muri brigade ubu ntago aravayo ra wabonye ko afata ku mavuta bamukatiye 9 ariko shamana we shasi nkubeshye fata ku mavuta none reka nkubwiza ukuri hari igihe umuntu atangira ibintu fata ku mavuta urumva hari igihe umuntu atangira ibintu ubona wenda harya amazemo igihe kingana gute umwaka ntushize 2 kare umwaka urimo nimba atari urarenga oya naga imyaka 2 irimo umwaka urarenga urabeye nukuri imvura iraguye shafata ku mavuta mana yanjye sha nukuri kw'Imana ikamubwiza ukuri niba hari n'ibintu rwose tumusabiye imbabazi pe nta kintu nago tuzi ukuntu byagenda kugira ngo nago tuzi ukuntu byagenda Ebana kavura kari katuguyeho ebana ibintu birazamba ariko imvura isigaye igwa cyane igiye kuzagirwa n'ubundi oya mva kandi nawe nta nubwo ubuzibiye ahubwo tugiye muri cy'izuba twinjiye muri sama mu kwa 7 muri sama ubundi aba diaspora babaje tuzatwikira mu gihugu aba diaspora baba baje bafite ibyana reka nkubita gastori bajya bazana ibyana oya babisanga hano wese hari umuntu ujya muri restaurant ngo bajyanemo ibiryo baba baje kurya ariko buriya ngo gukundana n'umudiaspora uburyoshye bumeze neza buriya ngo gukundana n'umudiaspora ebana ngo tutitaye ku kazi abakora iriya hirya iyo abajene se nabo baba bameze neza cyangwa abakobwa nibo bameze neza cyangwa ni bose oya kenshi abakobwa nibo bameze neza ntago yarusha umujama uko umujama ava mu kazi gusetsa ava mu kazi yaruko yafashe konje ariko mu baby aba ari kurya ku dufaranga ameze neza ariko reka nkubwize ukuri yifite n'undi mu nanjye ndi umukobwa nakundana n'umudiaspora ukamugakundana gusa ariko ntimuzabana tukazabana why not tutabana numvise ngo ntiboroshye ntago byoroshye ngo ntiboroshye aba diaspora bakora iki cyangwa abantu binahanga nabo nago baboroshye bakunze kujya hanze gusa abantu bose baboroshye njya umva impamvu ngewe nashaka umudiaspora mbaye ndi umukobwa impamvu ntago ndi kuvuga ko ari itegeko mwese kubashaka uzi impamvu kenshi ariko ukaba ubizi neza ko uwo muntu atari wa muntu umusikama hari n'abadiaspora nabo basikama barahari benshi baruzuye ukaba uzi neza ko uwo muntu agukunda byanya bitari bya bintu byo kwirirwa kwaka ubuntu bw'uvideo ngo nyereka ngo umeze utya ukinyereka ngo nyereka ngo umeze utyo ngo naga bari umuntu uzagushaka naga bari seri ariko we nurahura buri umuntu mwarabaye mwarakoze ubukwe we nakubwira ngo nyereka wenda ngo uko bimeze wenda uri uretse ko sha ubwo se mutandukanye nabyo sibyo ko hari abagore se bafite za kamera mu mazu yabo abagabo bagendana warubize abashamwe abadamu mwebye no mubyizera mute ko umuntu mudashaka gutandukana cyangwa musagasara akagushira hanze shagiye sinzi da abantu bari sinzi ukuntu baba bameze ariko biterwa n'ukuntu wizeye umuntu ariko impamvu bivuze gutya si ugukunda amafaranga mu diaspora cyangwa gukunda wenda ngo hanze ahubwo uwo muntu aguha amahoro nagari wa muntu muzamwirwa muryamanye sa buri kanya muryamana uskirirwana n'umuntu gukundana n'umuntu winahangaha ngama mwaryamanye ngo uyu munsi ejo iki murahurana mucakirana ni mubuzi byo mupfa mugapfa none icyarurangiza gitacyo
kuruhuka ariko mu diaspora impamvu numva wine yatanga amahoro bari kukuruhukira mu diaspora nawe nabaguha amahoro ariko kukuruhukiraho gute ntabwo urabona mu diaspora uguhamagara nko kuri kora akakuruhukira akakuganiriza story umpa amafaranga duhuza udatuma nifuza wajya unduhukira ibyo birakureba ari ikibazo amafaranga atayaguha kandi ukunda umuntu ntabwo ubyita kukuruhukira buri umuntu n'ujya ubona yakuruhukira ntabwo umukunda usikunda umuntu ukunda ushaka umuntu avugana buri kanya reka birastera sheri uri gukora iki none nkakabimenye uri gukora iki se wariye urumva donc urumva video call rega umuntu njyawe ngira inama n'aba diaspora ni gukunda n'umukobwa ubimubuza gusohoka ibyo bintu hari aba diaspora babangama akumva ko ngo niba akundana n'umuntu ngo agomba kuguma mu rugo ngo kuva kwa mbere kuza ku cyumweru ngo ubundi wa mbere kuza ku cyumweru ngo nahantu yajya ahubwo we mureke ntajye ahantu mu majoro ari kurebe ko abantu yasohokanye ni sawa nanaguhamagara video call umwitabe umwereka abantu hari abakobwa nabo usanga bakundana n'aba diaspora ugasanga yaramubeshye ngo ariga ntiyiga ugasanga yaramubeshye ngo ibi nibi ntabikora ikibi nyine urumva nabo bagera bagacika intege ariko ukundana n'umu diaspora ukabura ahangaha ukahamwereka ukamuga ati ngenda giye communication nye nawe kandi akaba ari gukubwira ati ngiye mu kazi basa wabo kumva uri sefura yego ngukunda ngukunda n'uburi safe kuba ugomba kubwira umuntu uti ngiye ahangiye ikibi ni wa muntu nawe ugwamagara ngo ugiye kuri boutique mpamagara ngo ugiye kuri toilette mbwira ngo ugiye ari abantu shaburi yareka mu aba diaspora bo mwanya ntawo bagira wabona uwa ninjoro ubundi mu diaspora uzabona yabonye umwanya cyane nta kazi aba afite aba ari umusikama ngo uri kwita ko ngo yagwa umu diaspora guha umwanya nese nta mwanya bagira umwanya wo gukora abari gukora bari mu kazi abari gukora akazi niya kuvugisha bari mu kazi wumva ko ari mu kazi yaba atari mu kazi akaba aryamye urumva rero bigoye uwo muntu nawe ujya kumustress aba diaspora simbavugiye mugire muri cyamwohereza ka se kandi Uganda kanyenyeri diaspora ntago bakiyatanga abasigaye bohereza 10 ariko nk'ubundi nk'iyo umuntu aguhaye 10 vuze ibintu bya diaspora ndibuka kera ntarashaka ariko ari mu diaspora yageze ku ntereta uri ba mu cyaro arambwira ngo ndakuzi ngo ubyina ikindi cyumva bigaragara ko nyine yaranze ariko abanye ni video ashaka kwimenya arangije aba nta bindi bintu byatari ntabwo twakunda nyine sura nabyo tundi guteratana niko ko n'umuntu akuvugisha cyane ntabwo donc nabyita ko yari yanterese ariko ukabona nyine yari gushaka kwigira umuntu uri kumake akandi zo kayaze nizifatitse arifashe bari bafunguye ibintu bya green card abarampamagaye ngo se ngo ugifungura green card ngo ugikora biriya bintu ngo wapplyinga ibintu bya green card ndamugasha reka nkubwiswe sindabya applyinga nta na rimwe ndabikora umutipa rirakaza ngo ariko uzuko yambwiye nabigira ngo turakundana ariko nkawe ngo ikigo abakobwa b'Ikigali muransetsa ngo nkawe ngo dutipe twiyongiye ngo twatwirwa tubarongora ngo mukumva ari ibintu byatari umuntu aranutse nagowe ngo mukuva ngo ni ibintu byatari ngo hano ngo aba opportunity menshi cyane ngo ushobora ngo kwa applyinga ngo ndambwe se wa mutipe kumbwiye nabi tupfuye no kanya kwa nkubwiye ko narabya applyinga wakambwiye ibyiza byabyo ukambwira uti uzabikora ugerageza nese kutangiye kumbwira ngo ya ngo wari ukuru ngo mwiyemera abakobwa baho ngaho ngo muri beza ngo ibiki n'ibiki ibintu ngo bigira ndambwe se jewe sindakuvuga ko ndi mwiza ibyo byose nibyo wishiriyeho akindi kintu ndakubwira ariko se kubera icyo uri kumbwira nawe ubwo baracinze nyine yumva ko nanjye nta bintu byinshi kandi ikintu kiwe narinzi cyatareza ngo uyu muntu yemerewe hari umuntu ukubwira nawe ati uyu muntu yemerewe no kumpa nawe uyu muntu yemerewe no kuntukana ndabyemeye nakambwira ngo ibintu uri kwikoreshwa ni ibiki ariko mbere yo kubwira umuntu nabi ijya ubanza urebe icyo umumara naranyereka n'ikiza cyo kuba bari muri Amerika kandi idolari ryo ndabona wenda ngo mvuge izo opportunity ndavuga izo opportunity agiye kundiza ubwo rero nagiye kubyina nagiye kubyina mbona umuntu abanyoherereje nari naramenye ibintu bya world limit mbona amafaranga atafatitse hari 12 niba ari 8 ariko bara umunsi niko kabera nawe no mu diaspora ndangije ndamubwira sinabyita ngo mbaza abana tubyinana hagako we ibi bintu ni ibiki izina ry'Imana mu ijuru sukweme no yari ubuturage nago nari mbizi ngewe narizi ko umuntu yamweresha amafaranga avuye hanze acanga kuri bank ajya nyine kuri Western Union cyangwa se wenda kuri za nuze za MoneyGram cyangwa za
hari ibindi bintu bajyaga bo Dapshir sinzi hari ukuntu bajyaga banyoreza amafaranga kuri Dapshir niba Dapshir hari umuntu hari inzira nyinshi wabaga Dubai hari inzira nyinshi no nkayambaza umuntu abasaye amafaranga ono umuntu umwe arambwe ngo aya mafaranga wakirongura ikigo nyuma amafaranga avuye hanze ko nta muntu nzi se wari kunyoreza amafaranga uvuye hanze ngiye ko navuye kubyira sanga umuntu yamagaye nyinshuro nyinshi nka 13 nanga bitese umonye wamamagaye ngwe ngo nakoresha ngo amafaranga ngo ejo ngo uzinduke ngo ujye kwifotoza ngo ugire ikintu ndanga nawe nyereje amafaranga cyanarebye nambwe ngo nese ngo siyo ngo uragenda nyine ngo kwifotoza nani ngo ni bitatu ngo nibwo yarakijya hanze ariko shubanza nibwo yarakijya hanze pe ewe shasingu beshe no kuri kimana ngo nagiye kwa prayinga aya mafaranga rwose ngiye navuze n'uyu muntu rwose numvisha bitandimo nyine ndabyihorera nta nari ngo ngenda prayinga cyakoresha bundi umunsi yashize nabya prayinze rimwe sinanya no kurango byarabaye cyangwa ntibyabaye ariko banza bitarabaye nayo kwa nabonye message uyibona kuri email bakoreza notification cyangwa baragutomboye ntiwareba arantomboye hako nzambikora ndebe we yawe siko numvisha n'ubundi ngo donut nibari bari kubagarura Trump ariko umuntu ufite green card naribe iyo ufite green card bahita baguye ibyangombwa ni donut Trump Ikinyarwanda ni donut Trump donut urumva donatira so rero nabonye icyo ari kumva nkubwire yarambajije ngo wagiye kubikoresha ndamwana ntaho nagiye yashaka kujya kwifotoza umwohereza amafoto ushaka kuba ngo wiyumva cyane ndamwashanaga ari kwimva ariko nawe rwose urakabye naga ibi bintu niba bigufitiye akamaro nta kibazo nanjye burarige ninza nzaza wenda mu bundi buryo cyangwa se nzabikora mfite nagize ubunebwe bikiri nyine numvaga bitandimo ariko ngi rwose yantese ariko rwose bagiye bohereza amafaranga afatika nose 10,000 hano mu Rwanda uzi ko wagira ngo bazi kagira agaciro oya ni na kera pe ni na kera ibazi icyo gihe niga oya reka numve icyo gihe ni muri 2016 ariko nanone kiragiye boherezaga mu ijana basi yama nakajana cyangwa se nkana ngewe nago nyangaya n'ubungu niyo wama akajana nta kibazo aze kugira umuntu bigerageza reko mugaye ijana se wari maziki ijana se wari maziki akanako kariyemera ijana se wari kore ijana nyine se wari maziki ijana we ko bari guha ku kiganiro kugira utange interview umushaka ni ijana tangaje ikigarija ariko ngiye hari nk'abantu ugushaka ni ibiganiro nabwo ati niba ushaka guturi kubumbwire ngo ngiye ngo ikiganiro kandi wowe uri buze kuza kwinjiza nshaka kuguha ikiganiro kinakana yinjiza kikanayarenze ese wowe uraza kumarira iki awese ko ikiganiro buranshura no kukigwana ikirebwe bitewe n'ukuntu bitewe na thumbnail washizeho titre washizeho ugasanga nibikunze uzwari ujya gukora ikiganiro handi burabara barakagutuka kuri channel yawe uzigiye usanga bagutse kuri channel itari yawe nta n'ikintu wagiye gukora ariko ari nko gusupportinga na kintu babitwaye hari amacano ariko nka channel gusaba ikiganiro ugasanga iyo channel ntimujya muvugana abo bantu ntuzi kuvuna gwa content zirere ntago bihura ariko ubundi gusupportinga nani sawa ni fresh byiza cyane cyangwa nzi ko ari ikintu bibuze gusupportinga nabyo ni fresh so reka nkwereke ikintu kimwe nk'ubu ngubu koko nk'aba diaspora ariko ako kakuru k'aba diaspora sinzi ukuntu kaje hari inkuru nashaka kuvuga y'aba diaspora uzabakorera ikiganiro y'aba diaspora ngewe reka nkubwire ni inshuti zanjye utazaneranya nabo bazikunda hari umuntu banga aba diaspora we nanjye ndabakunda siko ngewe tureke no kuma amafaranga niyo barebye ibiganiro byacu rega birama ni sawa nyafite inshuti nyinshi ntago nabita wenda nk'abantu b'inshuti hari abo tuba byanze kuba bare ibiganiro byanjye bakambera inshuti bakaza bakambwira ko bankunda yewe na rimwe nyine ifaranga bakatutanga erega nabo nagaye amafaranga tuba twayakoreye ntukagaye yewe amafaranga nubwo byabaye yego ari 10 yewe mpamvu nayimvuze kuri uwo nguwo nuko yari yantutse yabigize ibintu byatarukagira ngo n'ikina Mariya nyine ariko hari na kera ubwo yabonaga uri akana dore ntuze ntago nari akana ko kuba ntamenya amafaranga icyo ari cyo nge narangije secondaire 2014 2015 ubwo nari naratangiye akazi 2016 urumva ntari nzi ibijyanye n'amafaranga uziko ningana muri secondaire nge bajyaga bohereza amafaranga mama wanjye nk'abafamiye baba hanze nta no mukuze wanjye abwo shanda musuhuje 10 yigeze kunyoreza Chanete nziza na telefone y'umuntu wamaye telefone nziza kwishibara y'inyakasha directeur abandi basubiza telefone nge yarayinyima kandi directeur iki kiganiro azakibona
arayinyima nkajya mwandikira nyuma abandi arazibaha agatelefone kanjye ari gashyashya yanga kukamasha keza ka Samsung kari keza umva yanga kwima abandi bose yabasubije ubufone bwabo bari bafite ubuntu bw'ufone niga ikije mu 5 na n'ubu ngubu uyu director nawe navuga ariko kandi rero mu director uri smart shaho aragafata arayifata shara yigumana ndabizi neza ko yayiguma niba yarayigurishe niba yarayayimwe nk'abakobwa se ya telefone bafataga zajyaga hera bajyaga bavuga ngakunda abakobwa za telefone ku ishuri bafataga zajyaga zijyaye ko bazijyaga cyangwa bakazigusha cyangwa bagahisa abasheri babo batereta cyangwa abandi banyeshuri bamwigana akamutereta akayimu kareka bani materira ba prefe kandi nibo bazifataga kandi iyo wihaga kuyimusaba cyane wajya nko mu biro yari kugusaba da ahubwo ati ugasanga gusubije telefone yawe wanamuhaye arabana yajyaga yogasanga telefone yawe bayitwaye bagiye no kwigusubiza banaguterese reka nyine icyo gihe urayora ariko mu director yarambabaje telefone yari nshyashya ntago yari kunitsubiza pe ntago ariko byari byemewe kari gashya ntago byari byemewe pe twakoze amakosa ariko abandi barazibahaye nabise ubu ngubu hari ubwo bye ariko ubu ngubu nyambona abana ari iki gihe bazijyana ntabwo byari byemewe pe niyo mpamvu nyine umuntu abyora avuga ati ni ikosa gutwara telefone ku ishuri ya imvura yaguye tugeze sinajyaga nanayitwara ni kwa kundi umuntu yitangisha yatwaraga phone umva kari gashyashya shahu cyangwa nyine uniyemera no kubana twe twiga ariko njya hano waga niga twabaga turi kuri top twabaga turi nk'abana 5 bari kuri top uyize uri umuhitinzi reka wakoraga iki mu kigo yewe narabyinaga wari narabyinaga ariko muri troncome naho nabyinaga muri troncome superieur ntago nabyina ntago nasanze nyine icyo kigo ariko naho narabyinye kwanza narabyibutse ko twabaga muri ntuze ya ARG noneho rero twakundi haba habaye nyine ibintuze byo gufasha wenda abana urumva tukabyina nyine tukababyinira abantu nyine tubana abamere urumva ko nyine habaga harimo nta yindi club wabagamo twe twagiraga za media club za nazibagamo shasiye niga muri internet wize muri internet ayizemo imyaka 2 nabwo nayigiyemo nanjye ndangije urumva rero ngese ahantu nize n'ubundi ko nge navuye kwa Kadafi mpita njya hano Sezike ntabwo secondaire kihaje warakasa ariko nawe ari ikindi kigo nigeze kujyaho nkivaho kuri muri STH Gasogi higaga abana b'ibyuki Igasogi wize Gasogi narahize ko bigaga nyine ibintu nigaga kuri ntuze nigaga tourism nyine wize tourism wize ibintu byiza nize tourism utabikoze ariko se ubu ngubu sinshobora gutembereza umuntu sinzantembera barabitajya nize tourism ushaka gutembera wabaza Clara muri tourism ushaka gutembera wambaza ariko ngewe kandi ikintu gitangaje sinyana natembera wanza narize ibintu tourism ariko ni nziza ntago nakundaga nyine ibintu bijyanye n'umubare hatari sakirirego tourism nta mibare bamo no bigambo so meruka kwiga rero kera wa muntu we 2014 nibwo secondaire twagize dutya turayisoza nsuje n'abantu twiganye kuri ibyo bigo byose uzaza wambaye uniform nzaza nambaye uniforme zo kwa Kadafi nizo kuri Sezike uzaza wazivanze twaga twitande niyo mpamvu ubyumva nzi cyarawe urakizi shikamo marhaba au jambo ari gicyane cyo ni cyarawe jambo si jambo cyose ni cyarawe maybe ni Swahili shikamo marhaba Idi Mubarak Million 5 ariko abasilamu disi ariko iri RID y'ubushize ntago bigeze batumira abantu barabaye nk'abakristo abantu nibajya badutumira nibagenda ariko twebwe reka ronge mbwire impamvu abasilamu saya dukunda kubatumira mwebwe abasilamu abayisilamu oya pana twiga abayisilamu nyine abantu babarokore cyangwa abakristo gutyo impamvu buri abayisilamu hari igihe batumira bakagira impungenge ko watetse ingurube akabarokore nabo ntago ari bose barya ingurube nyine ariko urumva baba bafite impungenge ntago mufite impungenge tujye tubatumira aya ni haram ni haram nta musilamu urya ingurube twikomereze kushaka kurifata ku mavuta fata ku mavuta ikintu nabo oya fata ku mavuta ndashaka kumuvugaho nitonze impamvu nayivuze ko iki kintu cy'aba diaspora barimo baratwara abakunza abantu binahanga bari kubajyana ntabwo wamenye se ko Shakira na Benda batandukanye barakundanye
barakundanye ntabwo bakundanye abonaga bakundana urabeshya reka ntabwo bakundanye bariya ni iby'akazi ni iby'akazi oya sha ni kwa guhorana wenda buri munsi bikagira gutya uko atari myiza abantu bagakundana se bagasomana aba bahazi cyane nka filime filime mu Rwanda nakunze abantu basigaye yitwa nini ntabwo nzi ukuntu yitwa gutera ariko nzi umukobwa uyikina imeze neza yitwa Natasha Ndahiro ni umwakiteri mwiza umwakiteri kandi ni umukinnyi nyine mwiza ubwo si umukobwa bamwita umwakiteri ra ni umukaragita yego aba ari abakaragita abakinnyi ni terime za filime nari nzi ko aba ari umwakitirisi umwakiteri umwakitirisi urancarenjinze ariko ntabwo mbizi ubwo wasanga wowe uzi ukuntu ubizi ariko nyine abantu baramufebye ngo yarasomanye ibiki n'ibiki ariko nyine ntabwo reka tuba dushaka filime nyine n'umwe nabonye ngo uri kuvuga wa mu ex wa Dumba n'uwa Dumba niwe nabonye bakoreye nimba ari anniversaire yari yakanye ko atari umu ex wa Dumba bakoreye anniversaire bagasomana wowe uri kuvuga wowe ngo nge Shakira niwe watandukanye na Benda nase ntabwo bakundanaga cyane n'ubwo wari umuntu Benda se biriya yari kubimukorera Benda biriya yari kubimukorera oya uramutse ngo ni umudiaspora none se twikomereze niki se Benda se yari kumukorera iziri anniversaire na biriya byose Benda yazanaga keke bagakata ibintu bikarangira nabwo bagakatira mu rugo ahantu ubona ibindi sura yakoze ni ibiki bindi biriya ni ibintu birenze biriya birarenze akorana kuri mwana muri iyi minsi afite ukuntu aragakumi ari kwambara agakanzu ukabona ameze neza anniversaire y'ubungu bitandukanye gusa rero njya numva ngo abantu yo katanye keke ngo baratandukana wari ubizi ibyo bintu nabonye bayikatanye ngira impungenge ndavuga ni mahana we keke ariko se muze kutubwira muri komite muranga gukatana keke n'umuntu ngo bamuvuze ngo turarusatuye urukundo oya kandi muba ahubwo muri gukora muri kwizihiza nk'imyaka bitera umwaku kandi si ubwa mbere myumvishe gukatana keke guhana gift y'isaha ubwo nyine ngo hari igihe wenda mushwana mukazongera mukiyunga ngo ariko abantu bakatanye keke akenshi shango ngo barabanza birashoboka nanjye ndumva ibyo bintu byarambayeho yukatanye keke buranda baburemwa abantu mwe mujye mushaka ukuntu bayibasaturira ako kantu nukubeshya kubera ko ntago wakundana n'umuntu imyaka ibiri mutarakatana keke isa umenye ko nge nawe ngo byarangira iyo ngiyo se wambaye ngese ngewe ko niyo yayima warayiguriye ubwo nubundi ngewe ingi narayigura ariko se niyo yayima nundi ko tubana ubwo twazatandukana mwazatandukana ariko ibyo bintu nukubeshya oya nibyo keke keke baraza kutubwira wenda ariko impamvu keke ni ikintu rusange abantu babiri bakundana bakunda guhuriraho ngewe reka nkubwire bano bantu bakundanaga pe oya Benda na Shakira bakundanaga ko ngewe mbazi kuri TikTok nyine ariko nakundaga nyine agakupure kaba ariko nanone uriya muhungu nabonye wagiyemo ni mwiza wabonye kabiri nabonye no ari na romantique ukuntu ibintu byose abirusha Benda nabonye ari romantique afite ukuntu no ariko we ntago ari umubyinnyi bambare kuko nibaza ubwo abantu ntibazatandukana ntazaba umubyinnyi urumva Benda abantu bajyaga bavuga ngo nubundi ngo asange nka mama w'umwana na muri comment abantu nayibonye bari kubyandikamo ko Benda suswa afite umwana se Benda afite kandi afite umwana mukuru afite abwana namurera si umurera nawe n'umukobwa mwiza si Benda umurera aramurera ariko na mama we nyine hari igihe aba hari urumva noneho abantu batema udukomenti ariko reka nkubwize ukuri ni izina ry'Imana ngewe si abantu usanzwe nzi ariko nyine urumva ni abantu tuzi neza bakunda kubyina murashaka gucamo hano urumva ni abantu tuzi neza ko babyina neza bakundanaga simbizi niba babikoraga mu buryo bw'akazi ariko rero nyine gukundana n'umuntu nyine umuntu akora akazi kamwe sometimes biragora bifite ukuntu nyine bigoranyemo ariko nanone iyo bikunze biba byiza iyo bikunze biba byiza ariko uriya mutipe wajemo yitwa ngo Hirwa yarahiriwe koko hari bizu bahanye uriya mukobwa ariko nawe byose yahise abishyira hanze nyine
hari abantu batangiye kuvuga ngo ni depression buse depression ni kuri abayivura niba ari kuri abivura depression mwese musifure kuri abantu ndi kubona muri iyi minsi bayifite ubundi rero ikintu nashaka kuvuga si icyo ngicyo buriya n'ujya ubona abantu batangiye kuvuga ngo bashwanye uvuga ngo ntibashwanye ziba ari prank ahubwo wabibonye ko tutigeze tubyumva cyane tukabona abantu ntabwo bakiri gukorana ukuntu tukahita tubona kuri anniversaire ibintu byashyushye ariko uriya mutipe ngo yari umu ex niba ngo yakundanaga n'undi mukobwa witwa ngo Doreni niba ari Doreni ntumbaze ukuntu nabibonyemo mu tuntu tw'udukomenti harimo dutiku hashizemo dutiku ngo yamutwaye umugabo urumva ngo yamutwaye ngo umugabo ngo ubuse ngo ko bari inshuti ibyo bintu byo gutwarana iyo umuntu batarabana nako babanye mukajye mujye mureka ibyo bintu ye Shakira rwose nakwishimiye nkunda abantu ngiye bari gukunda ari romantique nira bintu ni byiza y'agakeke bamaze gusigana ndavuga ni side batoto uriya mwana ni umwana w'umuhungu ubona utakuze cyane urumva uringaniye nyine afite wenda nko muri za 26 27 aho Benda se wese uko nguko Benda ni nk'iyi bya Benda byavuyeho Benda nagakiri aho turiho turavuga uriho ubu ngubu Benda twamwirukanye yavuyemo nyine burana Benda nawe arasha twereka undi sibyo nawe tuzamuvuga wiwe nitumubona kandi bimeze neza Benda ariko ameze neza umwana ameze neza afite akazi keza ni umusheri burana azi gukora ikindi nyamukundira akakunda umwana we nanjye kiriya kintu ndagikunda karakantu ndagakunda yego bigaragara ko ari umuhungu nyine wakwemera inshingano ni sawa nawe rwose ariko umva bafite ibintu baba barapfuye ariko ubona ko Benda yagiramo akantu k'ubuhehesi ntago yatuza akantu ko gukunda abakobwa benshi abahungu se siko bameze noneho muri show busy ako turamubeshyeye ako buriya wanasanga ari bo bahaze kuki bo batamukunda cy'abakobwa baramukunda abakobwa ahubwo baramukunda abakobwa baramukunda kandi umuhungu y'abakobwa bamukunze ntago wabura biragoye kubikuraho ako se muri iyi minsi si ko bimeze Shakira w'umuntu Shakira ngiye Shakira nigeze kubona interview muyango arimo ahamagara bakoreye prank Benda numva Shakira ari serieuse niba ari mu bintu ababirimo ako zira prank nazo zari zikabije ariko bivuyemo ahita nabigaragaza ubundi biriya ni ugukosora umuntu ku buryo atazongera kugira undi ukubaza ngo amakuru ya Benda ese Benda araho biriya bintu ubundi nibyo dukwiye kujya duca niba watandukanye n'umuntu utandukana n'umuntu utwereka aho gukundana n'umuntu nanone bikamenyekana ntago ari byiza bitamenyekana umutipe nawe yagukunda se uzwi ntumumenyekanisha nawe ko ari igihe akubwira ati ntubumvuga agashaka kukuzamukira yari ryo usanga umutipe ari cyo yagukundi ashaka ko nawe amenyekana bamenye ko ndisheri wawe niba atabimenya none ukabusanga nk'undi muhanzi nawe uzi ko akunda abantu akunda agatayivugisha ngo biri privé ngo songa urumva ibyo bintu biri private so urukundo rushyashya rero kuri Benda nako kuri Shakira na Hirwa turuhaye rwose umva karibu cyane mu rukundo ni byiza mwenjoyinge kandi Imana ibafashe ndabizi ubu ngubu by'abantu batangiye gutandukana nyine haza mutuntu tuntu twinshi ariko rwose ngiye umuntu atarabana n'undi buraba atari decida n'ubundi si byose hanyuma rero kurifata ku mavuta ni nayo umuntu ngiye gusorezaho fata ku mavuta ni ukuri Imana imworohereze pe aho bigeze aha ngaha nta muntu ushobora kwifuriza mugenzi we ko kujya muri gereza kabone n'ubwo yaba yaragukoreye iki sibyo turabizi twese ko yagiye akora nyine ibintu yego bitari byo nkuko nabandi bakora ibintu bitari byo urumva ariko sinzi ikintu fata ku mavuta yakaba yatubera nyine urugero guko tugomba kwirinda mu bintu tuvuga kuri social media niba umuntu ashobora kuza akavuga wenda nko ku mugabo wanjye sibyo atari muri social media atazi ngo ujye ubibona abantu benshi kandi bajya kunda kubikora kugira ngo ukabona umuntu yaje kuvuga ngo umugabo wiyo ngo akora hanaha ngo ameze atya ibyo bintu mubimenye ko atari byiza vuga ku muntu uri kuri social media ko numva imyaka 9 ni myinshi pe imyaka 9 ni myinshi ariko abo kujurira saba kujurira wakusko ndashaka kuzafata igihe nkazajya gusura njya abantu imageragere siko narahagera mageragere zajya ngiye gusura fata ku mavuta nsure ari ninde wo Paul Nkundi neza Paul Nkundi neza ariko noneho bahita bariyo
nande wundi umuntu wese gusi iyo umuntu musuye yarya umusigira nk'akantu uzamusigira nzabimenya ukuntu imeze ariko ndashaka kuzajya ngiye gusura nta n'igihe ujya ugiye gusura umuntu ugasanga hari abandi bantu benshi hari n'igihe ugeraho ugasanga y'abantu bari warabuze hari umutipe ari umukobwa twakuranye n'uwo mutipe twarakuranye kandi n'umugore n'umugabo ariko umutipe baramufunze urumva nawe ari mu bantu bazanjyana n'ukuri nabwiye abantu twiganye ndabwira niba bazajya bazambwire ngiye so rero ubwo ninsura n'abo bandi nzabasura nzabwira ukuntu ameze ko nabonye fata ku mavuta anasa neza nubwo wenda ari ahantu atari heza umuntu atakifuriza ariko nyine ntago ubona ko ameze neza wagira ngo ari guterura y'icyuma ba ameze neza ubona ko nta kibazo urumva wenda n'ibintu biri kumufasha kwiyakira nyine abasha kwiyakira na famille wenda imwitaho anamazemo igihe ni ukugerageza nyine tukamusengera n'ukuri hari aho biba byabaye ibindi so rero turabakunda cyane bano kuri Clara TV show ejo nzabakorera ikiganiro cyo kubereka ukuntu umuntu ashobora kwikorera isabune ejo tuzakorera mu rugo sinzi niba uzagira uzazana ya kamera iri nuze tuzareba ejo ndumva nshaka kuzakorera mu rugo nkabereka ya sabune ukuntu munayikora cyangwa se nk'utundi tuntu wenda bizaterwa nuko nzaba naramutse ndabakunda cyane rero Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubagura musengera fata ku mavuta ari nako musengera nagafaranga kugira ngo ibintu byose urumva bose n'abantu baba bafite abana bafite ibintu byinshi byo kwitaho nubwo twese tugomba gusesengura tukagira ibyo tuvugaho ariko hari ibyo nyine aho bigera umuntu akagira ubumuntu hari aho bigera ibintu bikaba bitameze neza so ndabakunda cyane rero kuri Clara TV show nakagaruka ciao ciao